Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Hari abakunzi bacu bakomeje kudusaba ko twabashakira amazina meza wakwita umwana w'umuhungu. Narayashatse rero uyu munsi naje kugira ngo nyababwire. Aya ni amazina meza, ya mazina ari unique, amazina utazasanga ahandi hantu, kwa kundi usanga izina riri popular riri ahantu hose. Aya mazina ni umwihariko kandi asobanura neza. Hari n'abakunzi bacu badusabye ubusobanuro bw'amwe mu mazina baduhaye, nayo twarayasobanuye muri iyi video. Mbibutsa cyane ko kwita umwana neza ni ikintu cyiza. Izina uha umwana rigira uruhare runini ku buzima bwe. Nawe niwitegereza mu bantu bagukikije cyangwa se nawe wihereyeho, uzasanga kenshi rya zina risobanura wowe. Niba uri umubyeyi rero wagiriwe amahirwe yo kuba wamenya amazina meza n'ubusobanuro bwayo, jya wita cyane rero ku izina ugiye kwita umwana wawe. Nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Niba wakunze ikiganiro nawe ntugende udakoze subscribe. Izina rya mbere ni Bennett. Bennett ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura umunyamugisha. Irindi zina ni Archie. Archie ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Bongereza, rikaba risobanura ubumwe. Irindi zina ni Oden. Oden ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura inshuti ya kera. Irindi zina ni Koroha. Koroha ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura urumuri. Irindi zina ni Cohen. Cohen ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura igitunganye. Irindi zina ni Kole. Kole ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura intsinzi. Irindi zina ni Imoli. Imoli ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Portugal, rikaba risobanura umunyembaraga. Irindi zina ni Hank. Hank ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Pelagia, rikaba risobanura umuyobozi w'urugo. Irindi zina ni Jasper. Jasper ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura ubutunzi. Irindi zina ni Jade. Jade ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura umukunzi w'Imana. Irindi zina ni Albi. Albi ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura urumuri. Irindi zina ni Aldous. Aldous ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura umunyabwenge. Irindi zina ni Anselm. Anselm ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura umurinzi utunganye. Irindi zina ni Shia. Shia ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Ireland, rikaba risobanura umunyabigwi. Hari umukunzi wacu watubajije izina Janet. Janet ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana itangaje. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Lorette. Lorette ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura ikirango cy'ubutsinzi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Kayla. Kayla ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura ukunzwe.
Undi mukunzi wacu yatubajije izina Lorna. Lorna ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri late, rikaba risobanura uwambitswe ikamba. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Joanna. Joanna ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura Imana ni nziza. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Bellamy. Bellamy ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bafaransa, rikaba risobanura inshuti nziza. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Darens. Darens ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana niyo mucamanza. Aya niyo mazina twabashije kubazwa n'abakunzi bacu, ariko nawe hari igihe wakumva ufite izina ushaka ko tugusobanurira, waryandika muri comment hanyuma tukazarigusobanurira. Kandi nanone sinagenda ntabashimiye ukuntu mukomeza kubana nanjye ndetse no kuntera imbaraga zo gukora. Iyo ubwira abantu ukabona barakumva, ukabona bari kumwe nawe, wakwandika bakagusubiza, ni ikintu kigutera imbaraga ndetse ukumva nawe urushijeho gukora ibyo bifuza. Hari n'abandi bagiye batubaza amazina, hari n'abambwiye ngo barashaka kujya babwira amazina y'Ikinyarwanda nkayafatanya n'andi mazina, ku buryo nita umwana muhaye amazina abiri. Nabyo ndashaka kubikora, hanyuma kugira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu, kuko ibyifuzo byanyu nibyo bidutera gukora. Hari ukuntu umuntu avuga izina rimwe ariko ukumva urashaka no kumenya irya kabiri kugira ngo wumve amazina ajyanye kandi asobanura neza. Ibyo nabyo ndi kubikoraho ku buryo ubutaha n'ingaruka cyangwa se namaze kubitegura neza, nzaza ndi kukubwira amazina noneho abiri cyangwa se atatu, ya mazina ajyanye ku buryo uhita uva hano kuri cano uhita wita umwana wawe. Birumvikana ko ari ya mazina meza arobanuye, asobanura ibintu byiza kugira ngo tubashe kwita ibyo bibondo byanyu, kugira ngo ayo mazina nayo bajye bayahamagarwa bumve ni amazina ameze neza, kandi nkuko muri ababyeyi beza mugomba kwita abana banyu amazina meza. Niyo mpamvu natwe tuba tugira ngo tubibafashemo, ariko namwe mutwereke imbaraga z'uko muyumva kandi akabashimisha. Mutwandikire muri comment mutubwire uko mubyumva, kugira ngo natwe tujye dushyiramo imbaraga zo kubahereza ibintu mushaka kandi mukunze. Uko wakumva ushaka ko tubikora wabimbwira muri comment, hanyuma nanjye nkabyigaho nkareba uko nabikora neza, hanyuma nkabahereza ibintu byiza kandi biba